Ubuntu bw'Imana butangaje. Ishuri ryo mu ijuru kwa 23 Ukuboza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 13. Ijuru ni ishuri, ibyo kwiga ni isanzure, umwarimu waryo ni Ihoraho. Ishami ry'iryo shuri ryashinzwe muri Edeni, kandi inama y'agakiza nisohozwa, uburezi buzongera gusubizwaho mu ishuri ryo muri Edeni. Hagati y'ishuri ryashyizweho muri Edeni mu ntangiriro ndetse n'ishuri rizashyirwaho nyuma y'ubu buzima hazaba harimo amateka yose y'inosi. Amateka yo gucungurwa kwa muntu no kubabara kwe, ay'igitambo mvajuru n'ayo gutsinda urupfu n'icyaha. Ntabwo imimerere yose y'ishuri rya mbere ryo muri Edeni izaboneka mu ishuri ryo mu buzima bw'ahazaza. Nta giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi kizongera kubona umwanya wo kugerageza abantu. Nta mushukanyi uzaba uri aho, nta byago byo gucumura. Buri mico izaba yarabashije gutsinda ibigeragezo byose by'ikibi, nta n'umwe uzaba akigerwaho n'imbaraga zacyo. Aho ubwo inyegamo ikingiriza amaso yacu izakurwaho, maze amaso yacu akabona isi y'ubwiza ubwo turabukwa, maze amaso yacu akabona isi y'ubwiza ubwo twarabuka ubu binyuze mu byuma byitegereza utuntu duto. Igihe tureba ubwiza bw'isanzure bwitegerezwa abantu bari kure binyuze mu byuma bireba kure, igihe ibimenyetso by'icyaha bizakurwaho, isi yose izagaragara mu bwiza bw'Uwiteka Imana yacu. Zaburi ya 90 umurongo wa 17. Mbega ikigwa tuzabumburirwa! Aho umunyeshuri w'ubumenyi siyanse azasoma ibyanditswe ku irema maze abyumve hatakiriho urwibutso rw'amategeko y'ikibi. Azumva umuziki w'amajwi w'umwimerere, maze asange nta njyana y'umuborogo cyangwa se injyana y'umubabaro irimo. Mu bintu byose byaremwe ashobora kuzabonamo inyandiko y'intoki imwe. Mu isanzure ryagutse dore hazaba izina ry'Imana ryanditswe bigaragara cyane, kandi nta kimenyetso na kimwe cy'uburwayi kizaba kikirangwa haba ku isi, ku nyanja cyangwa mu kirere. Abagiye bakoresha amahirwe yabo ahebuje bakagera ku bintu bihambaye hano, bazajyana ibyo bagezeho mu buzima bw'ahazaza. Bagiye bashaka kandi bakagera ku bidashira. Ubushobozi bwo gushima ubwiza butigeze kurebwa n'amaso cyangwa amatwi abwumve, buzaba bungana n'ibyo bagezeho mu kumenyereza ubushobozi bwose bw'intekerezo n'ubw'umubiri w'umuntu bakiri muri ubu buzima. Ubuntu bw'Imana mu mutima wanjye bufashanya kuri bwo kuzabana n'Umwami Imana. Haleluya.